Kurota ni igikorwa kiba kuri buri muntu wese nk'uko ubushakashatsi butandukanye bwabigaragaje. Bwatangaje yuko abantu bose bashobora kurota, ariko impamvu harimo abavuga ko bashobora kurota bakabyibagirwa. Abahanga bavuga yuko mu gihe urose ibintu bisa n'ibyo wirimo cyangwa se bifitanye isano n'ibyo wari urimo, izo nzozi zawe zishobora kuba nta gisobanuro kinini ziba zifite. Ahubwo ko mu gihe urose ibintu bidafite aho bihuriye n'ibyo wiriwemo, ari byo bishobora kuba bifite igisobanuro gikomeye. Ibi ngibi ariko nabyo ntabwo bikuraho ko hari abantu bafite impano yo gukabya inzozi maze yarota ibintu bikaba neza nk'uko yabirose nta cyahindutse na kimwe. Ushobora rero kuba ufite iyo mpano ntubimenye kuko utajya wita ku nzozi urota cyangwa se ntunamenye ibisobanuro byazo. Uyu munsi rero tugiye kukubwira bimwe mu bisobanuro by'inzozi abantu benshi bakunze kurota, ariko mu bindi biganiro bizagenda bikurikira tuzaba tugenda twita kuri buri kantu kose tukakubwire mu buryo burambuye. Izi nzozi rero zigera kuri 14 ni z'abantu benshi bakunze guhurizaho, maze rero nawe niba bijya bikubaho ubashe neza kubisobanukirwa. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, reba aho handitse subscribe uhakande, kandi ntiwibagirwe no gukanda like, ujye ukomeza ukurikira ibiganiro byacu kuri Elias Nyagushima TV. Inzozi za mbere abantu benshi bakunze guhurizaho mu kurota ni ukurota ukora impanuka. Iyo urose ukora impanuka cyane nk'iy'imodoka, ibyo ngibyo bigaragaza ko hari ikintu gishobora kubangamira cyangwa se guhagarika burundu ibikorwa byawe. Ntabwo rero ari ngombwa kugira ubwoba bwo guhagarika ingendo ngo utaza gukora impanuka, ahubwo ni ngombwa yuko usuzuma neza imishinga yawe ukareba neza niba nta kintu gishobora kuyihungabanya. Nuramuka rero ubonye ikintu gishobora kuyihungabanya, cyangwa se nanone ukaba ubizi yuko hari imbogamizi runaka ishobora gutuma ibintu byawe bitagenda neza, ntuzabyirengagize kuko kurota ukora impanuka gishobora kuba ari cyo gisobanuro cyabyo. Izindi nzozi rero abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota uri kubyara. Kubyara mu ndoto, ibi ngibi bigira igisobanuro cyiza kuko bigaragaza yuko hari ikintu gishya ushaka gushyira ahagaragara. Iki kintu gishya rero ntabwo ari ngombwa ko byanze bikunze kigomba kuba ari umwana, ahubwo gishobora no kuba ari igikorwa gishya ushobora kuba cyatangiye, cyangwa se ari ijambo riri ku mutima ushaka kuzabwira umuntu. Nubwo rero waba uzi ko kubyara ikintu wenda kidafite ishusho, ibyo rero nabyo nta kibazo biteye. Akenshi rero kubyara bisobanuye ko hari amasezerano yawe agiye gusohora. Icyo ngicyo rero kikaba ari nko wenda ari nko kurota ari nk'itungo riri kubyara cyangwa se naryo ryabyaye. Ibyo byose rero ni ibyerekana ko imishinga iri mu buzima bwawe igiye kugenda neza, nubwo nkawe ubwawe utari kubasha kubona neza ko bizagenda neza. Izindi nzozi rero za gatatu abantu benshi bakunze guhurizaho mu kurota ni ukurota uzengurutswe n'abantu benshi cyane. Kurota zino nzozi rero zo kuzengurukwa n'abantu bisobanurwa hakoresheje ubuzima bwa buri munsi bwa nyiri ukuzirota. Niba rero watewe ubwoba n'ubwo bwinshi bw'abantu, uba ugomba gutekereza ku bugwara ugira, haba mu mibanire yawe n'abandi cyangwa se mu gutinya gucirwa urubanza mu gihe ushobora kuba wafatiwe mu makosa ushobora kuba uri gukora. Nanone kandi ibyo ngibyo bisobanuye ko hari impano ufite ushobora kuba utajya ukoresha, maze ngo nurangiza uyibyaze umusaruro ukaba ukwiye kuzamburwa. Mu gihe rero mu gihe washije kuba muri izo nzozi abantu, bikaba bigaragaza n'ingano y'ubwinshi ufite ushobora kuba watewe no. Ibyo ngibyo rero bikaba bisobanuye ko hari umushinga cyangwa ikindi kintu ushobora kuba watekereje gukora, ushobora kuba watangira kugikora nona. Rero niba hari ikindi kintu usanzwe ukora ariko ukagikora mu buryo bwo kugisha cyangwa se usanzwe ukora wihishe, icyo rero gishobora kuzagutamaza maze abantu benshi bakagushungera. Kurota rero uzengurutswe n'inyamaswa bigira igisobanuro bitewe n'izo nyamaswa izo arizo, dore ko n'abahanga basobanura yuko iyo uri kurota inka uba ugiye guhura n'ibibazo byinshi. Iyo ari imbeba ukaba ugiye guhura n'inyatsi, yaba ari inshishi ndetse n'amasazi ukaba ufite ibintu biri kuguhiga bishaka kukugirira nabi. Inzozi za kane abantu benshi rero bakunze guhurizaho barota ni ukurota uvuza induru, ariko kandi ijwi ryawe rikanga kugenda. Gusobanura zino nzozi bisaba wenda kureba ubuzima bwawe bwa buri munsi, cyane iminsi mike ishize. Akenshi umuntu akunze kurota zino nzozi ari mu bibazo bikomeye, ariko nanone yatabaza ntihagire umwumva. Ahangaha rero mu buzima bwawe ugomba kureba neza mu minsi yashize niba ntawe wahuye n'ikibazo utari ufite ubushobozi, maze kino kibazo kikaba cyaragukomerekeje cyane cyangwa se kikakubabaza. Hari n'igihe rero biba byarabaye ukiri umwana
warangiza ukongera kubyibuka warakuze. Ibi kandi bikaba byerekana yuko ukeneye kumvwa n'abantu benshi mu buzima busanzwe ku ngingo runaka, uba utekereza neza ko batakumvaho, ukeneye no kwegera abantu bawe ba hafi wizera, warangiza ukabatekerereza ibibazo byose ufite ndetse n'ukuntu kose uri kwiyumva kugira ngo babashe kugufasha utazanahura n'ihungabana. Izi nzozi zikaba zerekana yuko hari ikintu uri kugerageza n'umutima wawe, ariko icyo kintu kikaba gikeneye gusohoka ndetse no kuganirizwaho kugira ngo ubashe kugira umutima utuje. Inzozi rero za gatanu abantu benshi bakunze guhurizaho barota, ni ukurota wikubita hasi uturutse hejuru. Ibyo ngibyo rero bisobanuye ko ushobora kugira igihombo mu mishinga yawe. Niba warigeze kugira ikibazo ariko ntihagire umuntu ukurengera, izi nzozi nanone zishobora kukugaragariza ubwoba bwo gutekereza yuko nta muntu n'umwe ukwitayeho. Bikaba bisobanuye neza kugwa cyangwa se no gutsindwa n'ibigeragezo. Ni kimwe rero no kurota ugwa mu mwobo. Kurota rero uva hasi ukazamuka hejuru, byo bisobanuye ko ushobora kuba ugiye kurota uva hasi ukajya hejuru, byo bisobanuye ko ushobora kuba wenda ugiye kwaguka, yaba mu buryo bw'umwuka, kwaguka kw'impano zawe. Kurota wurira igiti cyangwa se uzamuka esikariye, byo bisobanuye kuzamuka mu ntera. Izi nzozi zikaba zifite ibice byinshi cyane tuzagenda tugarukaho mu bindi biganiro byacu bikurikira. Nkwibutsa rero gukomeza gukanda subscribe wadukurikiye. Inzozi za gatandatu rero abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota urupfu. Ibyo ngibyo rero bikunze kuba ku bantu benshi cyane. Kurota wowe wapfuye cyangwa se ugiye gupfa ntabwo bisobanuye ko mu buzima busanzwe ariko bigiye kugenda, ahubwo bisobanuye ko hari imihindagurikire y'ibintu cyangwa se ikintu runaka, kandi icyo kintu kizatuma ari itangira ry'ikindi cyiza. Ikindi rero ibi bikunze kubaho mu gihe hari icyaha runaka wari umaze iminsi ukora, ariko ukaba uri kugerageza gufata umwanzuro wo kuba wakireka maze ugatangira ubundi buzima. Urupfu rero rukaba rusobanuye ko mu buzima bwawe hari igikorwa runaka cyakorwaga, ariko umutima wawe ndetse n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe byose bikaba byemeranywa yuko icyo kintu rwose ukwiye kucyihorera. Iyo rwose undi muntu rero uri gupfa, ibyo ngibyo rero bisobanuye ko uwo muntu ari gucika intege, akaba agiye kugwa cyangwa se hari n'impinduka zikomeye zigiye kuba mu buzima bwe. Kurota rero wambaye ubusa ni inzozi za karindwi abantu benshi bakunze guhurizaho. Kuba wambaye ubusa, ibi ngibi bisobanuye kuba wumva wowe utarinzwe mu mibereho yawe. Binasobanuye ariko nanone ko ari ikimenyetso cyo kwisanzura ku bantu bose hamwe no kwigirira icyizere kiri hejuru. Birumvikana ko nanone bishobora kugira igisobanuro cyiza cyangwa se kibi, kuko bishobora kwerekana ko uri biri hanze nta banga ugira. Nanone kandi bikaba bisobanuye ko nta gukiranuka ufite, kubera ko ufite ibintu byinshi bigutandukanya n'amarangamutima yawe, ndetse niba usenga n'Imana. Kurota wambaye ubusa kandi bikaba bishobora no kukwereka ko hari ikintu runaka uba ugiye kubura, ariko bitandukanye no kuba wapfusha umuntu. Izi nzozi rero nazo zikaba zigira ibisobanuro byinshi, nabyo tuzarebera hamwe mu bihe bitandukanye. Nkwibutsa ko njyewe ukurikiye ari Elias no gushima, ukomeza kudukurikira ukanda subscribe ndetse na like. Inzozi rero za munani abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota warohamye. Cyane cyane umuntu akunze kurota atya iyo afite ibibazo bizamugora kubyikuramo. Icyo gihe rero aba afite ubwoba ko ashobora kuzananirwa n'ako kazi kenshi kaba kamutegereje. Nanone kandi zino nzozi zikaba zerekana ko uzagira agahinda kenshi, ndetse byanarenga aho ngaho ukaba ushobora no kuzarenga nyuma cyangwa se ukaba ufite nyine ibindi bibazo byinshi runaka bishobora kuzaguhungabanya cyangwa se bikaba byanagutera ubwoba. Ibyo rero nabyo bivuga ko hari ibyago uwo muntu ashobora kuba ari kwivurugutamo cyangwa se ibindi bintu bibi cyane umuntu ashobora kuba ari kunyuramo. Uku kurota rero warohamye kandi bishobora no gusobanura urupfu, kubera ko nyine nyiri kubirota aba ari gutekereza ko imbaraga zisigaye ari imbaraga z'Imana cyangwa se ubundi bubasha bwose bukiri hejuru. Inzozi rero za cyenda abantu benshi bakunze kurota kandi bakazihurizaho ni ukurota wakutse amenyo. Ubundi amenyo ni ikimenyetso cy'ubuhangange ndetse n'ikimenyetso cyo gushaka nyine gutunga. Gukuka amenyo rero mu nzozi bikaba ari ubwoba rero bwo gutinya kuva mu kintu runaka kandi wari usanzwe ukomeye. Ibi rero byerekana ko niba hari ahantu runaka wemerwaga, wakundwaga cyangwa se wafatwaga nk'umuntu w'ingenzi, ibyo byose rero bishobora kuba bigiye guhinduka mu gihe kizaza. Inzozi rero za 10 abantu bashobora guhurizaho kandi akaba atari benshi,
ni ugushyikirizwa ubutumwa. Urugero rwa hafi rwo gutegereza ibisubizo nk'ibizamini, aho kandi bishobora no gusobanura ko hari umuntu uhora wifuza kubona wenda udaherutse kubona. Ibyo byose rero bikaba bizagendera ku bihe uri gucamo, ariko kandi igisubizo cyoroshye kuri zino nzozi ni uko hari ikintu runaka ushaka gukora mu buzima bwawe cyangwa se ufitiye amatsiko. Inzozi rero za 11 abantu bakunze guhurizaho ni ukurota wabonye amafaranga. Kurota rero zino nzozi wabonye amafaranga, ikintu cya mbere bisobanuye ko kurota amafaranga, umuntu urota amafaranga aba afite ubukire mu mutima we, nyine ubukire bwinshi aba yumva ashaka kuzashyira hanze cyangwa se ahagaragara. Izi nzozi rero kandi zikaba zigaragaza uburyo ki umuntu ateye, ibyo akunda ndetse n'ubushake bwo kubishyira ahagaragara kugira ngo abashe kumenya. Niba ubona amafaranga rero mu nzozi warangiza ugahita witekerezaho, ubwo ngubwo rero umuntu ushobora kuba ugira ubugugu, nuhita wishimira gusangira n'abandi, ubwo ngubwo ubuzima bwawe bushobora kuba bwuzuyemo urukundo. Inzozi rero za 12 abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota ubukwe. Kurota ubukwe, ibi ngibi bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'uburyo kiburosemo hamwe n'ubu birote, ariko akenshi bisobanuye urupfu. Abahanga bavuga ko iyo urose umuntu w'umugabo iyo urose umuntu w'umugabo yakoze ubukwe yambaye ikanzu y'abageni, ibi ngibi bisobanuye ko ari urupfu atari urw'uwo muntu. Ariko iyo urose abantu basezerana byo bisobanuye gushinga urugo, cyangwa se bisobanuye kubona agakiza, cyangwa se nanone kuba ushobora kongera kwivugurura mu gakiza ugasubira mu byerekeranye no gusenga wari waravuyemo. Bikaba bifite ibice byinshi cyane bitandukanye, rero tuzaba tugenda turebera hamwe mu bindi biganiro bikurikira. Kurota uri ku igare. Kurota uri ku igare ni ibintu bishobora gusobanura urupfu, ariko nanone kurota uri mu modoka cyangwa se uri kuri moto, ibyo byo bishobora gusobanura ko uri kwihuta mu iterambere cyangwa se urugendo rw'ivugabutumwa, byose bitewe n'ibyabanje. Ikindi kandi ibyakurikiranye muri zino nzozi zawe nabyo bikaba bikomeza kugenda bigusobanurira inzozi bitewe n'icyabiteye ndetse n'uko byakurikiranye. Izi nzozi rero zo kurota ugendera ku igare nazo zikaba zifite ibice byinshi tuzaba tugenda turebera hamwe mu bindi biganiro. Kurota uri kurya ni izindi nzozi rero za 14 abantu benshi bakunze guhurizaho. Kurota urimo kurya rero bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'ibyo waryaga. Iyo warose uri kurya ibintu bikomeye cyane nk'imyumbati cyangwa se ibindi byose wafata nk'ibikomeye cyangwa se bishaririye nk'umuravumba, ni ibyerekana yuko ugiye guhura n'ibibazo bikakaye mu buzima bwawe bw'imbere. Iyo warose ariko nanone uri kurya ibintu byoroheje kandi biryoshye cyane, ibyo ngibyo byerekana ko ubuzima bwawe mu minsi iri imbere bugiye kugenda neza. Izi zose rero tuzatugendera tuzirebera hamwe mu minsi yacu iri imbere, aho tuzatugenda dufata akanya tukazisobanura neza akantu ku kandi. Rero mbibutsa ko wowe tugeze hano ukidukurikiye kuri Elias Nyogushima TV, nkwibutsa ko ugomba gukanda subscribe, aho handitse subscribe kuri telefone yawe ukahakanda, wamara kuhakanda ariko kandi ntiwibagirwe no gukanda like kugira ngo ibiganiro byacu dukora byiza bijye bikomeza kugeraho umunsi ku munsi.